Imana yaremye byose ibona ko ari byiza, irema umuntu ngo abigenge. Abantu Imana yaremye bakoreye Imana mu gihe cyabo. Imana imaze kubona ko ibitambo bitabashije gukuraho ibyaha by'abantu, yohereza Yesu ngo aducungure. Yesu yamenyekanishije Imana mu bantu, atoranya intumwa, azisigira umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza uhereye Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ubwo butumwa bwaje kugera n'iwacu mu rw'imisozi igihumbi. Muri uwo mujyo korali Jyana Umucyo nayo yavutse. Imana ishima kwikorera umurimo ku itorero rya Rugarama, paruwasi ya Nyamata, ururembo rwa Ngoma. Ikaba yaravutse ifite intego yo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hafi na kure. Turabasuhuje nshuti bakunzi ba korali Jyana Umucyo muri iki kiganiro mukurikiye cy'amateka ya korali Jyana Umucyo. Mu myaka 25 korali Jyana Umucyo ikora umurimo w'Imana w'ivugabutumwa mu buryo bwo kuririmba yamamaza Kristo nk'umwami n'umukiza. Muri uyu mwanya twakiriye umutumirwa wacu Kabagabire Françoise, n'umwe watangije iyi korali Jyana Umucyo, anayibera umuyobozi igitangira. Mu bagize igitekerezo cyo gutangiza iyi korali niwe uza ku isonga ndetse anayibera umuyobozi. Turagira ngo tumwakire rero muri iki kiganiro, yibwira abatwumva, anatubwire inkomoko y'iyi korali uko yatangiye, atubwire amateka y'iyi korali Jyana Umucyo, uko yabaye korali Jyana Umucyo, uko yatangiye. Imana ibaho umugisha. Nitwa Kabagabire Françoise, nkabazwi no ku izina ry'ubumama Mama Cynthia. Ndi umubyeyi w'abana 2 n'umutwaro umwe. Ntuye mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Gasaka, sengera mu itorero rya ADEPR Murambi, paruwasi ya Murambi. Niho nkorera umurimo w'Imana uyu munsi. N'ururembo rwa Huye. Ku ikubitiro igitekerezo cyajemo turi abantu 2. Uwo yari jewe Kabagabire Françoise, n'uwitwa Kennedy ntaho ndi. Ariko kugira ngo dutangire gukora, twatangiye turi abantu bagera kuri 7, niba nibuka neza ni 7 cyangwa 8, ariko ni muri iyo mibare. Uko byaje rero, mu bisanzwe jewe nari nsanzwe ndi umuyobozi wa korali imwe yitwa Romesaje y'abanyeshuri, yakoreraga korali Pebu. Muri vakansi bagataha, ubwo korali kabihagaze. Noneho rero muri vakansi hari abandi bana bavaga ku ishuri ariko baje gupasiriza vakansi i Nyamata. Muri icyo gihe rero turi muri vakansi, kuko nari n'umutica icyo gihe, ndasinakivuze nigishaga kuri Pebu. Naje kureba nkabona abana baje mu biruhuko bavuye ku mashuri aho bigaga, bakaza i Nyamata bafite ubushomeri bwo mu mwuka, ntibagira aho baza ngo bakore umurimo w'Imana, kandi harimo benshi bari bafite ishyaka. Ntangira mbegeranya ngo dusenge. Numva mfite ishyaka ryo kugira ngo tujye dusenga, mbankadire basenge mu buryo bwo kugira ngo badasubira inyuma mu buryo bw'umwuka, ahubwo bazasubire ku ishuri bari bafite
bafite imbaraga, barabonye ibyo kurya by'umwuka bihagije. Nuko byatangiye. Hanyuma igihe nabegeranyaga ngo dusenge, twari nka bangahe, maze kugitekereza nahise mpamagara uwo nabonaga ubikunze cyane witwaga Kennedy, turicara turaganira, mubwira ibyo gusenga ariko ntabwo nari namubwiye ibya korali. Icyanejeje nuko yabyakiriye neza, noneho akaba ari nawe utekereza ko noneho habaho korali iririmba muri vakansi. Tucyumvikanaho, noneho dushaka uburyo twashaka n'abandi tukakibabwira, dupanga amasengesho, tuyatumiramo bake muri abo twabonaga hafi. Turangije mu masengesho tuba ariho twanzurira ko twifuza gutangiza korali. Twari abantu bagera kuri 5. Twari 5, twayakorereye ku rusengero rwari rukiri muri gare ya Nyamata, tutarajya kuri paruwasi, kuko ruriya rusengero runini rwa Nyamata rwari rucyubakwa. Abanyeshuri barabyishimiye. Turangije turavuga tutireka noneho tutangire, ariko tunabibwire n'itorero. Numva nari umudiyakoni, byabaye ngombwa ko mbishyikiriza mwarimu, babyakira neza cyane. Turangije rero nibwo twatangiye tukajya turepeta, twongera gukora amasengesho ya kabiri, ari nayo twaherewemo izina rya korali Jyana Umucyo. Twatangiranye, ubwo jyewe hose nivuga, twatangiranye na Kennedy Ntahondi, dutangirana na Domicier Sibomana, dutangirana n'uwitwa Mutegaraba Solange, dutangirana na Jean Dodier Hakizimana, na Jean Baptiste Karinijabo, na Clementine, n'undi numva twatangiranye nubwo namugezeho dute, uwitwa Mukashyaka Donavine. Numva mubo nibuka ari abo ngabo. Twarasenze turavuga tuti reka duhane ibitekerezo uko korali yacu yazitwa. Nibuka neza ko umuntu watanze izina ryitwa Jyana Umucyo ari Mukandahiro Clementine. Turyakira twihuse kuko twumvaga rijyanye n'icyerekezo cyacu cyangwa n'intego yacu. Ko hari mu kwa 8 muri 1997. Intego twari dufite, urabona abanyeshuri, iyo korali yari igizwe n'abanyeshuri, navuga ko bari mobile, bagendaga. Nanjye ndi mu baririmbyi batangije korali Jyana Umucyo. Twatangiye turi korali y'abanyeshuri mu biruhuko, ndetse Jyana Umucyo ye nyifiteho amateka. Turangana mu myaka y'agakiza. Nihaniye 97, inje mu biruhuko rero korali Jyana Umucyo yari taritwa Jyana Umucyo. Dutangira twaririmbiraga muri APEBU. Twaririmbiraga muri APEBU, turi abana, sinjya nibuka umubare, ariko ntabwo twageraga ku 10. Urebye ni 18, ariko kubera ko uko iminsi yagendaga ikura. Twagize umugisha wo kubana na Eugene Niyibizi. Turagira ngo tumwakire muri uyu mwanya, niwe mutumirwa dufite. Eugene, wakwibwira abatwumva? Murakoze cyane. Nitwa Niyibizi Eugene, nkaba nararirimbye muri korali Jyana Umucyo. Korali Jyana Umucyo nasanze aribwo ikivuka, yari imaze umwaka umwe. Hanyuma nanjye mpita ninjiramo, maze kwinjiramo nsangamo bagenzi banjye dufatanya umurimo w'Imana. Hanyuma dukomeza kuwukora mu buryo bwo kuririmba, tugasenga, Imana ikaturemera urukundo hagati yacu, tukayisurana, tukamenyana ubuzima bwacu. Tugize umugisha wo kubana n'umwe mu baririmbyi baririmba cyangwa se batangiranye n'ikorali Jyana Umucyo
umurimo w'Imana. Turagira ngo twakire Jean Marie, turakwakiriye, wakwibwira abatwumva. Murakoze. Nitwa Sekamana Jean Marie Vianney, ndi umuririmbyi muri korali Jyana Umucyo. Nayinjiyemo hagati y'icyenda n'icyenda na bibiri. Nari maze igihe gitoya nkijijwe, nuko ngira ishyaka n'umwete wo kumva ngomba kujya muri korali Jyana Umucyo. Imana yakomeje kunshyigikira, noneho nza kugira ibitekerezo byo kugira ngo ntangire kwihangira imirimo. Imana rero iranshyigikira. Icyambere cyaranze korali Jyana Umucyo itangiye cyari ikintu cyitwa gusenga. Twarasengaga pe, kandi tugasenga duhuje umutima. Urumva twari na bakeya, byari byoroshye no guhuza. Ikindi cya kabiri, twagiraga urukundo. Twarakundanaga ku buryo nta muntu washoboraga kurara atamenya amakuru ya mugenzi we wo muri Jyana Umucyo. Ari mu buzima bw'umwuka twarafatanyaga cyane, no mu buzima busanzwe, bitewe n'uko twabagaho twese tumeze nk'aho turi imfubyi. Uwabaga atari imfubyi yabaga afite umubyeyi umwe, uwaba afite babiri nawe babaga ari bakeya. Ariko ikintu cyaduhuzaga cyane mu buryo bwo gufashanya, hari uwo wasangaga adafite ishati, mugenzi we yaba yabonye amafaranga agiye kugura ishati ye akagura ebyiri agaha mugenzi we. Yaba agiye kugura imiguru ibiri, umuguru w'inkweto umwe, yasagura amafaranga akazirikana ko hari mugenzi we wambaye ibirenge cyangwa se udafite urukweto. Nsubiye inyuma gatoya, mu itangira ninjira mu murimo w'Imana muri korali Jyana Umucyo, urumva yuko nayigezemo turi abanyeshuri. Ngeze muri korali Jyana Umucyo, nasanze abo nasanze ari abana tugiye duhuje ubuzima. Benshi nasanzemo abana b'imfubyi. Murabizi ibihe twari tuvuyemo by'amateka yacu, nasanzemo abana benshi bari imfubyi. Ngezemo nsanga bamwe tugiye tunahuje ibibazo, banyakira neza, ndetse no mu kintu cyanshimishije cyane kugira ngo numve nkunze korali Jyana Umucyo cyane, bampaye ikaze mu buryo byanejeje umutima wanjye. Ikindi cya gatatu, twagiraga ikintu cyitwa gufatanya. Ibyo nabirebeye he, twari bakeya, ariko muri icyo gihe harimo hubakwa urusengero rwa paruwasi ya ADEPR, urusengero runini ADEPR Nyamata. Icyo gihe twakoraga umuganda. Iyo twavuga ngo tugiye mu muganda, nta Jyana Umucyo n'umwe waburaga. Biragoye gutandukanya umudugudu wa Rugarama na korali Jyana Umucyo. Biragoye. Imbaraga za Rugarama zose ziri muri Jyana Umucyo. Inyubako, urabizi ko umudugudu wa Rugarama wavutse wigurira ikibanza, wishyiriraho fondasiyo, wubaka amashitingi. Niyo twahereyemo ayo mashitingi yose, ikibanza, ndetse twaguze ikibanza inshuro navuga ko ari nkenye. Hari ikibanza cya mbere, hari ikibanza cya kabiri twongeyeho, barakitunyanganya, turongera turakigura. Ejo bundi murangije no kugura ikindi. Inshuro enye. Imbaraga z'umudugudu wa Rugarama ntushobora kuzitandukanya na Jyana Umucyo. Kandi iyo twageragayo, twakoraga ibikorwa ku buryo n'abayobozi bahabaye bavuga bati aba bana ni abanyeshyaka, bigatuma n'itorero dukunda cyane. Twarakunzwe, tugira igikundiro rwose pe. Jyana Umucyo yagutse ikagaba amashami. Nk'umuntu wayoboye Rugarama igihe kinini, muri make nayoboraga na korali Jyana Umucyo. Korali Jyana Umucyo ni korali y'ibikorwa. Nta gikorwa cy'itorero na kimwe Jyana Umucyo itamfashijemo. Yamfashije imirimo yose y'urusengero. Twubaka urusengero, tugura ikibanza, amavuna mu bihande bitandukanye byacu, niyo yajyaga imbere. Ibikoresho byayo nibyo twagenderagaho.
niyo yensitaraga ikanyagirwa, tukajya mu mavuna tukanyagirwa. Kubibwira wowe biroroshye kuko twaranyagiranywe na kugeza ubwo imvura tuyikamya ariyo yakabaye itubuza. Ese ko mwasaga nk'abadafite uburyo, byagendaga gute, mwabishoboraga gute? Uyu munsi urwego ugezeho twarubonye, n'igisenyi wakwitegera n'ahandi wakwitegera. Ese icyo gihe mwabikoraga gute ko mwasaga n'abantu badafatika, badafite uburyo? Murakoze kubera ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Kubera ishyaka ryinshi twari dufite ry'umurimo w'Imana, ndabyibuka isohoka rya korali Jyana Umucyo rya mbere twarikoze tujya Mayange. Uburyo twakoresheje, twagiye n'amaguru bamwe, ariko harimo bamwe bari bafite amagare bavanaga iwabo, noneho bakajya bagenda batwara abafite intege nkeya muri twebwe, nk'ab'igitsina gore akenshi babaga bafite intege nkeya, bakabatwara ku magare, abandi tukagenda n'amaguru, tukagenda mu buryo twihuta kandi tukubahiriza igihe, bikagenda neza. Kuba presidente, kuba fondatrice wa korali Jyana Umucyo, nabyakiriye nagutse n'umutima wagutse, ko numvaga ndi gufitinga neza mu Imana yanyeretse. Twebwe intego twari dufite icyo gihe, twari dufite intego yo kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bakizwe no kugira ngo Imana itwongerere abaririmbyi. Uyu munsi rero muri ibi byicaro tugize umugisha wo kuba dufite abatumirwa, komite ya korali Jyana Umucyo. Uyu munsi ni byiza, turabakiriye. Nitwa Murego Mbanza Claude, ninjye umuyobozi wa korali muri iki gihe. Yesu aduhana umugisha. Ndi Vice Perezida wa korali Jyana Umucyo. Hanyuma amazina yanjye nitwa Robert Nshimiyumukiza. Nitwa Seribito Honeste, ndi umujyanama wa korali Jyana Umucyo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turabishimiye muri iki kiganiro. Hanyuma turagira ngo muze kudusangiza ubuzima bwa korali. Twahera kuri perezida. Korali Jyana Umucyo, muyisobanurira abatwumva, ikorera umurimo w'Imana hehe? Korali Jyana Umucyo Imana yayaguye kugeza ku ruhe rwego? Ngo bivuze abaririmbyi ni bangahe? Korali Jyana Umucyo kugira ngo abatwumva bamenye korali Jyana Umucyo turimo kuvuga igiye kwizihiza yubile iyo ariyo. Urakoze cyane Jani, Imana iguhe umugisha ku kibazo cyiza tubajije. Korali Jyana Umucyo ni korali ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Rugarama. Birumvikana ni muri paruwasi ya Nyamata, mu rurembo rwa Ngoma, ni muri ADPR. Ni korali igizwe n'abaririmbyi 84. Muri abo baririmbyi 84 harimo abagabo bahamagariwe gukorera Imana, harimo abagore, harimo abasore n'inkumi, abo bose bahamagariwe gukorera Imana. Ikindi ni korali ifite ibyiciro by'umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Harimo abaririmba nk'uko Imana yabahamagaye. Dufite undi mutwe w'abaririmbyi ariko bakora umurimo w'ubucuranzi, bagacurangira korali. Abo bose ni abakozi b'Imana. Ikindi ni korali ikunze gukora amavugabutumwa haba mu nkengero z'itorero cyangwa se Nyamata. Ikindi tugakunda no gukora amavugabutumwa hirya ya Bugesera, akarere kacu, tukajya hirya no hino tukavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Serubibi, muri korali Jyana Umucyo, muri komite mufite izihe nshingano? Ikindi nzi neza ko wayoboye korali Jyana Umucyo, namwe mwarayoboye igihe kirekire. Hanyuma muraza kudusangiza korali Jyana Umucyo mu gihe mwari muyiyoboye, uburyo mwayibonye, uburyo mwabanye nayo
kugeza uyu munsi uracyari muri komite, birumvikana ko ukiri mu bayobozi, ariko wari umutwe ari wowe uri perezida icyo gihe, uraza kudusangiza ubuzima bwa korali. nabaye umuyobozi wa korali mu bihe bitambutse, kuko iyi komite igiyeho nubwo nagize umugisha wo kuyigarukamo, ariko nari maze igihe nyobora korali kuva 2014 nibwo nahawe inshingano zo kuyobora korali. Hanyuma bari byagenda bakomeza bangirira icyizere, n'abandi twagiye dufatanya umurimo kugeza muri 2021. Rero korali Jyana Umucyo igihe nayibayemo nyiyobereye umuyobozi, birumvikana twatangiye dukora umurimo w'Imana muri korali, duca mu bihe bitoroshye, aho korali yagiye yiyongera ku myaka yagiye ikurikirana, kuko muri korali mu mwaka ushize wa 2021 twari tubarembye bagera mu 100, ariko tugira umugisha wo kugenda dushingiza, kuko twari dufitemo abakobwa bakuze ndetse n'abasore, ariko murabizi ko abakobwa twagize umugisha wo kubashingira, ariko bamwe basa nk'aho bimuka tubashingira hanze y'akarere kacu, batuma bajya gukora umurimo w'Imana mu zindi paruwasi n'amandi matorero. Rero twagiye turangwa n'ibikorwa bitandukanye. Muraho neza bakunze inshuti za korali Jyana Umucyo, turi hano muri kamera za korali Jyana Umucyo mu kiganiro cyo gutegura yubile y'imyaka 25 korali Jyana Umucyo imaze itangiye umurimo w'ivugabutumwa. Ni muri urwo rwego dufite ikiganiro cy'amateka kuri iyo korali. Uyu munsi rero tugize umugisha muri iki kiganiro cyo kubana n'umushumba wacu wa paruwasi ya Nyamata, kugira ngo tugire ibyo tuganira nawe ku bijyanye na korali, cyane ko amakorali akorera umurimo w'Imana ku mudugudu uherereye muri paruwasi yabereye umushumba, ndetse korali zikagenda zikora umurimo w'Imana nyine muri paruwasi ndetse n'imidugudu. Mbere ko abantu baba korali cyangwa se umuntu binumvikane, korali bivuga umutwe w'abaririmbyi barenze 7, kuko burya munsi ya 7 ntago abantu bitwa korali. Baba korali uko byibura barenga 7. Korali rero cyangwa se umutwe w'abaririmbyi ni itsinda riba ryarashyizweho mu rusengero runaka kugira ngo bafashe mu ivugabutumwa kwagura ubwami bw'Imana. Bo bagakora umurimo w'ivugabutumwa ariko mu buryo bw'indirimbo. Indirimbo zabo zigahimbwa zigahangwa zishingiye kuri Bibiliya. Rero turashima Imana yuko Imana yatugiriye neza ikagura umurimo muri iyo myaka yose nagiye mvuga. Nkuko ntari bigarukeho ndi umutoza, ariko ndi umutoza wimazeho navuga igihe kitari gito kandi kitari na kinini, nkurikije igihe maze muri iyi korali Jyana Umucyo. Ngira ngo ubu nahita mpera mu gihe cyo hambere ngera muri iyi korali, kuko njye nagiye muri iyi korali mu mwaka wa 2011. Hanyuma rero nkurikije mu mwaka wa 2011 mu mezi mu kwa mbere, hanyuma icyo gihe ndagenda ngereranya uko korali yagendaga igenda, birumvikana kuko yagendaga ikura mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'umwuka, mu buryo buri tekinike. Birumvikana ko harimo impinduka zigaragara mu myaka yagiye itandukana, ariko ntavuga ko uyu munsi ndi umutoza mukuru, navuga ko turi abantu natwe dufite amakuru ku miririmbire iriho ya none. Ibyo nabirebera kuko dufite indirimbo zitandukanye duhimba, twifitemo abahimbyi kandi tukabinyuza muri komisiyo tekinike. Hanyuma rero iyo komisiyo tekinike ikora mu gihe gihoraho, hanyuma tukagira uburyo bwo guhimba, tugahimba indirimbo zitandukanye mu njyana zitandukanye. Hanyuma rero kigaragaza yuko korali yaba iri ku rwego rwiza, kuko ubu ngubu turi ku rwego rushobora kuririmba injyana zinyuranye. Korali Jyana Umucyo uko ihagaze ubu ngubu ni korali ihagaze neza,
abadukurikiye bagiye bumva uko yatangiye n'uko yagiye ikura. Uyu munsi rero navuga ko ari korali igizwe n'abaririmbyi ubona Imana yahinduye byinshi mu buzima bwabo, kandi nk'uko wari ubimbajije ubona ari korali koko ifite uruhare runini mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa za gahunda z'itorero ibarizwaho. Mbese ni korali ushobora gutumira mu ivugabutumwa iryo ari ryo ryose bakakwitaba kandi ku gihe. Twagize umugisha wo kuba dufite umutumirwa. Nitwa Pasiteri Nsabimana Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi w'itorero rya Rugarama, paruwasi ya Nyamata. Aho mu itorero rya Rugarama niho korali Jyana Umucyo ikorera umurimo w'Imana. Korali Jyana Umucyo ni imwe mu makorali 4 akorera mu itorero rya Rugarama. Dufite iyo korali Jyana Umucyo, dufite korali Urumuri, dufite korali Zaburi, dufite korali Eni Hakori. Iyo korali rero ni imwe idufasha mu mirimo y'ivugabutumwa, ihagaze mu nshingano nziza Yesu yasigiye abizera. Yaravuze ati, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Uyu munsi dufite umugisha rero kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu, akaba umuterankunga wa korali Jyana Umucyo. Murakoze. Amazina ni Muhirwa Jean Pierre, ni njye uhagarariye abaterankunga ba korali Jyana Umucyo. Hanyuma muri iki kiganiro rero cya yubile ya korali Jyana Umucyo, nk'abaterankunga mufitemo ruhare ki? Ese mu buryo bwanyu bw'abaterankunga ni iki mwifuriza korali Jyana Umucyo? Murifuza ko ukurikije ukwiri uyu munsi, murifuza ko igerahe? Murakoze cyane. Nibyo koko nk'uko mubivuze, turabaterankunga ba korali Jyana Umucyo. Tuyitera inkunga mu bikorwa bitandukanye ibyo badukeneyeho. Mu by'ukuri ni umurimo w'Imana barimo w'ivugabutumwa mu kuririmba, turawushyigikiye kandi ni byiza. Turabizi ko umurimo w'Imana twese tuboneramo umugisha. Rero inkunga tubatera ni mu buryo bw'ibikoresho bikenewe, byaba mu byuma, byaba muri gahunda zitandukanye z'amatike n'ibindi badukeneyeho, turabafasha. Murakoze. Twashimye Imana ko imyaka 25 ishize mugihagaze neza, mukiri mu murimo. Rero byaradushimishije, twumva tugomba kubaba hafi, twumva tugomba gufatanya muri iki gikorwa, kandi n'ubundi turi kumwe nk'uko bisanzwe. Jyana Umucyo ifite uruhande runini mu buzima bwanjye. Ndi umuririmbyi, ariko kubera ko inshingano zanjyanye ahandi ndi gukorera, ngaragara nk'umuterankunga wayo. Ariko kandi niyo ntaje imba ku mutima, imba ku mutima nk'uko ndi hano iwanjye mu muryango Jyana Umucyo, niko nyiyumvamo. Jyana Umucyo ifite uruhande runini mu buzima bwanjye. Ndayikunda, ariko kandi ndi umuririmbyi. Ndi umuririmbyi, ngira na uniforme zayo za kera zo bitaga niba ari ngo sate. Hari sate, ayo ni amateka imanitse ahantu, ndayifite. N'ishati za beige nibuka ndazifite. Ndi umuririmbyi wa Jyana Umucyo. Abaririmbyi ba korali Jyana Umucyo, mwashatse ko dukorana iki kiganiro muri iki gihe muri mutegura yubile, kwizihiza yubile y'imyaka 25 mumaze mutangiye ivugabutumwa, mwinjiye muri uyu muhamagaro. Ndagira ngo ngire nk'utuntu dukeya mbabwira. Ubwa mbere nk'itorero rya nka paruwasi ya Nyamata turabashimira uruhare rwanyu mu ivugabutumwa, uruhare rwanyu mu kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu gushyira mu bikorwa intego n'icyerekezo by'itorero rya ADPR dukoreramo umurimo w'Imana.
harimo nyine kuvana abantu mu byaha hakoreshejwe Bibiliya. Icyo turakibashimira cyane. Murakoze cyane. Buriya abaririmbyi bakwiye kumenya cyane rwose kurusha abandi bantu ko bahamagawe n'Imana, kubera ko bari mu bantu bakoresha ubutunzi bwinshi cyane muri uyu murimo. Buriya nka korali Jyana Umucyo, nimusubiza amaso inyuma mukabara amafaranga mwagiye mukoresha mutanga ku bw'uyu murimo, muzasanga ari amamiliyoni n'amamiliyoni. Umuntu yababaza aho mwayakuye mutanatekereza hariho mutazi. Twagiye tubona abaririmbyi kenshi bagiye bajya mu Misiri mu gukorera amafaranga ku bw'umurimo w'Imana, bakabikora bakazana amafaranga kugira ngo bagure inifomu, nta kindi kintu kindi bagamije. Ko wakomeje gukora umurimo w'Imana, kandi imirimo yo kwikorera biba bisaba gukora amasaha yose, gushyiramo imbaraga. Korali nayo igira burya imyanya myinshi, gusenga, kurepeta, imirimo myinshi y'Imana. Iyo mirimo uyifatanya ute kugira ngo ukiranuke mu murimo nawe witeze imbere? Ibi bintu umuntu abifatanya ate kugira ngo ku Mana abe akoze umurimo wayo, ndetse no mu bye abe akoze umurimo we neza? Murakoze. Maze Imana imaze kumpamagara, numvishe umunezero mwinshi, noneho nsobanukirwa neza yuko nkwiye gukorera Imana. Numva nicyo kintu cyuzuye umutima wanjye. Ariko tuzi neza yuko mu buzima busanzwe bugomba gukomeza nabwo. Nagiye ntekereza, nkajya ngenda ngereranya, Imana ikomeza kugenda inyigisha. Nigeze nsoma ijambo ry'Imana irambwira ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana, ngo gukiranuka ibindi byose bizaza ari inyongera. Iryo jambo ryaramfashije, riranezeza. Numva yuko nakorera Imana kandi nkanakora n'indi mirimo, Imana ikagenda impa umugisha bitewe n'uko nabaye no mu bintu no mu murimo w'Imana. Ubu rero korali Jyana Umucyo mukwiye kwifata nk'abantu bakuru. Korali niyo ifite imyaka 25, ariko mwebwe ntimufite 25. Hari abarimwo bamaze gukura. Mukwiye gutekereza rero ngo ese mu myaka iri imbere tumaze gusaza, abazadusimbura bazaba bageze bazatangira. Ikindi rero nasorezaho inyungu ikomeye cyane twese duharanira ni yuko nyuma y'ubu buzima Uwiteka azaduha ubugingo buhoraho. Icyo ngicyo nicyo twese tumaranira. Murakoze cyane. Rero iyi yubile turimo twizihiza, ikintera mu mutima wanjye ni ishyaka ryinshi, kubera ko mfite umunezero. Numva mfite umunezero wo gukomeza gukorera Imana mu gihe nshigaje ntazi, nkakomeza gukora neza, nkora umurimo w'Imana kugira ngo nzasohoze neza, kugira ngo imirimo twagiye dukora kuko tuzi neza yuko izaheshwa agaciro niyo ubwo tuzaba dusohoje. Numva rero nanjye nshaka kugira ngo nzasohoze neza. Murakoze. Ngo muri mwiziza yubire imyaka 25, mutekereze kuri uyu muhamagaro wanyu, mutekereze ku mibyizi yanyu mutanga ku Mana, kugira ngo iyi mirimo muzayigororerwe. Ko dukunda kubwira abandi ngo tuzagororerwa ne tutagwisari. Akenshi ugasanga ibyo tubwira abandi dusanga twebwe twabirenze cyangwa twagezeyo. Ni byiza ko umuririmbyi atekereza. Paulo yaranditse aravuga ngo iyo maze kubwiriza abantu, nanjye ndisuzuma kugira ngo nanjye hari ntagaragara nko ntemewe. Nagaragara nkaho ntemewe. Ni byiza ko umuririmbyi yisuzuma, akareba amagambo yabwirije abandi ko yashyira mu bikorwa. Icyo kintu akacyitaho, akakireba. Uyu munsi korali Jyana Umucyo irimo gutegura yubile, cyangwa se igeze ku gihe cya yubile, yizihiza imyaka 25 imaze ibayeho, ivutse, ikaba sinzi ko navuga ngo ibaye ubukombe, ariko imaze kugira imbaraga nk'uko mubitubwiye. Wowe nk'umuntu wabaye muri korali Jyana Umucyo, ubyiyumvamo gute? Urabibona ute? Wabivugaho iki? Kugeza muri iki gihe cya yubile wabivugaho iki? Icyo nabivugaho, icya mbere turashimira Imana ko korali Jyana Umucyo iraramye. Iraramye. Hari korali zitangira ntizikomeze.
kandi jyana umucyo icyerekezo ifite si icyerekezo kirangira ejo, ni icyerekezo ahubwo kirambye. rero byaratunejeje cyane kuba mukiri mu murimo w'Imana, dukomeje kubashyigikira, bizakomeza, muzagera no ku bindi. Urakoze cyane. Dukwiye kujyana umucyo, inyito yacu idukorera publicité atari kugira ngo dukomere, ahubwo ari kugira ngo kuko ubutumwa buruta intumwa, kugira ngo tujyane uwo mucyo. Kandi Yesu yaravuze ngo naje mu isi ndi umucyo, nza mu mwijima. Abantu bari mu mwijima bakunda umwijima, ariko twebwe tujyane umucyo. Yesu niwe mucyo, tujyane Yesu, twerekane, tubwire abantu Yesu, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu rupfu bajye mu buzima. Hari ubwami Imana yateguriye abizera. Imana yarinze jyana umucyo. Buriya turanibuka umuririmbyi wacu umwe, buriya twabuze umuririmbyi umwe watabarutse bita Mukandori Jackie, yakoreye Imana muri korali jyana umucyo. Muri icyo gihe kuva 97 kugeza uyu munsi 2022 urabona ko jyana umucyo habayemo gutabaruka k'umuririmbyi umwe, kandi twizera neza yuko hari igihe kizagera tukamubona, kuko yakoreye Imana, natwe turakorera Imana kandi tuzamusangayo. Mana ndagushimiye, Imana yacu bwite, kuri Imana idukunda urukundo tutabasha gupima. Ni wowe wadukunze, ni nawe wadutoranije, ni wowe waduhamagaye. Gushimiye aba baririmbyi, washimye ko ubahamagara umwe umwe ku giti cye, umaze kubegeranya bahakwitwa jyana umucyo. Jyana umucyo ni icyifuzo cyawe, ko wowe ubwawe Kristo aravuze ngo muri umucyo w'isi, kandi uwo mucyo ukwiye kuvira mu mwijima. Abari mu mwijima bakawubona, bakabona umucyo, bakagendera ahabona. Wabahaye izina ryiza rero, kandi dushidikanye ko urugendo rw'imyaka 25 wabanye nabo. Turagushimira ibyo washoboje gukora, kandi turagushimira ko n'ibyabahagurukiye bitabashishimiye ngo bimareho, ahubwo wagiye ubahisha mu busabusa. N'uyu munsi baracyahagaze, baracyavuga izina ryawe. Bishimiye rero gukora uyu munsi mukuru kugira ngo bavuge urugendo wagendanye nabo muri iyi minsi, kandi bifuza kongera kugendana nabo. Ugaragaye Mose yaravuze ngo nutagendana nabo, nutagendana nawe, ntumukure ku musozi we n'Abisirayeli. Urabubwira ngo kuko wangireho umugisha n'icyo usabye ndagikora. Nawe rero turabasabiye ngo bakugireho umugisha, imyaka yindi iri imbere tutazi uko ingana, bagiye kugendana nawe, ubemerere mugendane, ujye ubagira inama mu bahanzi, bagira inama mu bacuranzi, bagira inama mu bahimba, bagira inama mu banyabutunzi, bafashe uyu murimo wawe kugira ngo utere imbere, bagira inama mu kuririmba. Aba baririmbyi Mwami Imana yacu bashyigikire, kugira ngo barwanire intambara bazi neza batazi, maze nyuma y'indi myaka nk'iyi tuzavuge kugira neza ku Imana, tuzavuge ko Imana yabanye natwe, yadukoreye ibikomeye, natwe twishimye. Ndagushimiye ko uzabafasha kuza kugira neza, kandi umurimo wabahaye ukawagura. Kirutaho nyuma y'ubu buzima, ukazabaha kuzagira amahirwe yo kubana nawe mu bwami bwawe, muri wa museruko yindi bakusumva izina ryabo rihamagarwa, ngo nibaze binjire mu munezero wa databuja, binjire mu birori byabateguriwe kera kubera kubona ku isi. Ndagushimiye ku gusenga kwacu, kandi kubagira neza kuruta ibyo twari tuvuze, mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye n'abakunzi bacu abakurikiranye iki kiganiro bose, Imana ibahe umugisha.